twongeye kuba ikaze kuri channel yacu ya Story Behind. Dushimira mbere na mbere abakoze subscribe, abakora likes, abakora comment, tubashimira n'abakora share, tubashimira cyane kubw'akazi katoroshye mudukorera, tubasabira imigisha ku Mana, kandi tukaba dusaba n'abatarakora subscribe ko mwadufasha mugakora subscribe kugira ngo mujye mukurikirana ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu. Twizere ko mumeze neza, muri kumwe nanjye Liza McDowell. Tugarutse kuri episode ya gatanu, episode yari ikurikiye twari twasoreje aho Madison abwira William, amubwira ati uri umu-engineer, aho niyo mpamvu ubasha gukora ibintu nk'ibi. Turagarutse ku munsi ukurikiye, ku munsi bukeye bwaho, ku munsi w'ubukwe nyirizina, Madison na Teresa bari gufata amafoto. Madison yambaye ikanzu y'ubukwe, ikanzu nziza cyane, ubona ko asa neza, ubona ko ashamaje. Muri ako kanya nyirakuru wa Simon William aba arinjiye, asanga bari kwifata amafoto. Arababwira ati nimushake mufate amafoto menshi uko mushaka, uko mwifuza, ariko ntihagire ifoto n'imwe mu posting y'umuhungu wanjye kuri za social media. Madison abwira Teresa ati ba umpaye akanya gato mvugane nawe, sibyo? Teresa arasohoka arabasigana. Madison arahaguruka buhora atuje ati hi, ushobora kuba uri nyogokuru wa Simon William, ni byiza, nishimiye guhura nawe. Nyogokuru ati, nyogokuru aramubwira ati reka tureke guca hirya no hino, nabonye amagana, nabonye abakobwa benshi bameze nkawe, rero ino mariage y'igihimbano nirangira muzahite mukora divorce. Madison ati uko niko amasezerano ameze n'ubundi. Ariko nyirakuru wa William ati James nakira, nta yindi ngaruka bigize, tuzakongera andi mafaranga makeya, ariko ntuzatekereze kwaka ibindi bintu by'umurengera. Madison ati noneho uratekereza ko ndi umukozi w'ibyinyo? Ibyo ntaho bihuriye n'ukuri pe. Njye naje muri iki gihugu mfite imyaka 21, njyenyine nizanye, nzinje kuri work visa. Rero iyo bitaba kurangira kwa visa yanjye, nta nubwo nari gutekereza kurongorwa n'umuntu ntazi rwose. Rero nibyo koko, ushobora kuba ndi umukene, ariko ntabwo imyitwarire yanjye iciriritse nk'uko ubitekereza. Kubw'ibyo rero ntabwo ndi umukozi w'ibyinyo. William yarari kubumva, arangije ati nibyo. Yarari inyuma y'urugi arimo arabumva, yumva ikiganiro cya nyirakuru ndetse na Madison. William arinjira ati nibyo, ntabwo ari umukozi w'ibyinyo. Arabegera abwira nyirakuru ati reka gutera umugeni wanjye ubwoba, kuko byari bigoye kumubona. Abwira Madison ati mwihangane ku bwa nyogokuru wanjye. Ahita afata umugeni we, baragenda. Ubukwe rero bwaje kuba amafoto, abafotora barifotoza, banywa baranywa, bafata amafoto barayafata, abarya bararya, ubukwe burataha, taha amahoro rwose. Imihango yose y'ubukwe iraba, bambikana impeta. Mu gihe bari gufotora amafoto yabo y'ubukwe, Madison abwira William ati aramwongorera gato kwa kundi abageni baba begeranye barimo barafata amafoto. Rero William, ndaza gukenera kuza gusekera kamera, apana njyewe, ndashaka kuseka kubw'amafoto yo kuri immigration kandi ugaragare nkaho unkunda. Madison akimara kubivuga, cameraman nawe ati wagira ngo yari yabumvise. Cameraman nawe ati ndashaka ko muhana akabizu k'abageni. Barumirwa, bagira isoni, birabacanga. Wibuke bano bantu ntago bakundana, bahujwe nuko bose buri umwe akeneye undi. Baragahanye, abantu barishima, bakoma mu mashyi, ubona ko byari ibyishimo pe. Ariko nyogokuru ntago yishimye habe na gato. Nyogokuru niwe muntu wa mbere we nahale batishimiye buno bukwe bwa bano bantu. Nuko mu masaha akurikiyeho ubukwe burangiye, rero bagiye mu rugo muri ya appartement bakodesheje. Madison aza muri salon avuye gukuramo imyenda y'ubukwe, azabwira William ati mana we, ndaraniwe pe, sinakekaga ko n'ubukwe butoya buvunana bukagira n'akazi kenshi gutya.
nta kintu kitagora mu buzima ni ukuri kw'Imana. William aramwegera aramubaza ati wabashije kubona amafoto ahagije se? Madison ati yego, ngwino urebe, photographe wawe ararenze pe, yadukozeho riraka. Photographe yari yabafotoye neza cyane. William ati wow, turasa neza. Madison ati nyogokuru wawe yambwiye ngo ntihagire ifoto n'imwe dushyira kuri social media turi kumwe, kubera iki ibyo ngibyo? William ati impamvu Madison reba, impamvu nta yindi nuko turi umuryango utajya wishyira ku karubanda, donc turi umuryango ugira ubuzima buri private, ntago ari ngombwa ko ibintu byacu byose tubishyira ku karubanda. Madison ati impamvu nyine nuko nashakaga gufungura Instagram account nkayita amazina yacu kugira ngo bizagaragare kuri immigration ko dufitanye umubano. William ati bitekerezaho, atari ko uzi ko ako kantu ko kari byo birumvikana neza ibyo. Muri ako kanya Dr. ahita ahamagara William, telefone irasona. William ahaguruka yihuta agiye gufata telefone. William aritaba ati hello Dr. Yumva Dr. aritabana igihuga, aritabana ubwoba bwinshi, aramubwira ati buretse Dr. genda gake, mbwira bimeze gute? Byose bimeze neza? Wumvaga nyine ari kuvuga bidasanzwe. Nuko William arambwira ati okay, turaje nonaha. Bahise bajya kwa muganga ku kanya. Dr. ati hari ikintu cy'ingenzi bibaye ngombwa ko aka kanya tugiye kuhita dukora surgery, mu nkurikire. Agenda abwira abaforomati muhamagare Dr. Kim, turamukeneye nonaha ngaha. Bahise bajya mu cyumba bagomba kumubagira mu Madison mu mutima ati ubwoba bwamwishe, ati ibingibi ugomba kubikora ku bwa Simon. Mwibuke arwaye indwara yo gutinya urushinge, yatangiye kumva atangiye gucika intege no kuzungera kubera ubwoba. William ati umbabarire Madison. Aho ari gutekereza urugendo yacanyemo na William uko bamenyanye. Akiri mu bitekerezo byinshi yahise agwa igihumure ako kanya. Nyuma y'amasaha make rero bamujyanye mu rugo, yavuye kwa muganga bakora ibyo bakora, byarangiye na operation yarangiye, bamujyana mu rugo kuruhuka. Hashize iminota arongera arakanguka. William yarara aho ngaho iruhande amutegereje ko akanguka. Agikanguka aramubaza ati urumva umeze neza? Madison ati ndumva mbabara umugongo, ariko usibye ibyo ahandi nta kibazo. Aramubaza ati byagenze bite? William ati waguye igihumure, ariko muganga yavuze ngo uraza kumera neza. Madison ati okay, none se umuvandimwe wawe byagenze gute? William ati itangwa ry'amaraso ryagenze neza, byakunze, wakoze kuri buri kimwe. Bakiri muri ibyo Madison ati ariko ndashonje. William ati yo mbabarira, ntago nigeze mbitekereza ibyo pe, urashaka iki cyo kurya? Madison ati ndashaka bagana ifiriti. William ati oya, mfite kugushakira ibindi bifite intungamubiri kurenza ibyo. Ati hangane ndaje mbikuzanire. Yahise ahamagara wa munyamabanga we Teddy, aramubwira ngo amukorere reservation muri restaurant nziza. Ntibyatinze bahise bajya muri restaurant nziza, bararya baranywa. Madison ati ndahaze pe, ibi nibyo biryo byiza ndiye nkumva ndishimye, n'ubwa mbere ndi ibiryo nk'ibi ngibi. William ati shuwa nzagutekera rimwe wumva ukuntu ndi umushefu mwiza urenze. Madison ati kweli ntago bigusa pe? William ati nibyo pe, hari ibintu byinshi utanziho umugore wanjye we. Madison akomeje kwitegereza abona muri restaurant. Madison ariko akomeje kwitegereza abona muri restaurant yose nibo bonyine barimo. Madison ati ariko ibi biratangaje, nta muntu n'umwe uri muri iyi restaurant usibye twebwe. Iri joro natekerezaga ko hano hantu hazwi cyane, hari very famous, hakabaye huzuye na reservation yari kuba igoye kwakirwa kubera abantu benshi. William ati impamvu nuko ngewe nziranye n'umushefu, nziranye n'abantu bose bahangaha, ngewe nababwiye ngo ndashaka kuba nicaye njyenyine muri restaurant. Baraseka cyane, baratera urwenya. Madison ati wakoze neza nyakubahwa William. William ati nizere ko
ko ubyishimiye Mrs William we. Madison araseka ati ibi biratangaje kubyumva pe. Ati bihise binyibutsa inshuti yanjye yigeze kumbwira ngo ufite izina neza neza ryitiranwa n'umu CEO billionaire Simon Williams, ariko mubwira ko yibeshye page atari wowe. Hari ubwo ari wowe se mugabo wanjye? Mu gihe William agiye kumubwira, bumva abantu hanze bari gusakuza batongana cyane bavuga ngo muravuga iki ngo mwafunze restaurant ku buryo nta wundi muntu uri bwinjiremo? Muravuga ngo resto iruzuye mwafunze kandi yicayemo abantu babiri gusa. Kumbe yari David n'umukunzi we mushya yasimbuje Madison. David arebye neza asanga abantu babiri banze ko abantu binjira ni ex we Madison n'umugabo we William. David ati buretse ibyo mbona ni byose, uriya ni Madison. Ahita yishikuza uwarucunze umuryango arinjira, yinjira basanga n'amahane menshi. Aha hantu hagiye kuba iki? Tubararikiye gukurikira agace kazakurikira. Tubashimira mbere na mbere, turabashimira cyane kubw'urukundo rwanyu mudahwema kutwereka. Tubararikiye gukurikirana aka episode kazakurikira. Turabakunda cyane, tubifurije amahoro y'Imana, mugire ibihe byiza. Ciao ciao, mwari kumwe nanjye Liza McDowell. Bye.